mu gikoni ko mama nubwo nasenga gusa nura mupasiteri nta mana imurimo rwose ariko umurika mwana wanjye Biteye ikize papa kunde bufunga n'ibikapu n'ibiki byose bite byabo baba nyene njya nkubwiye ko ntakine kuba muri urugo iyo ndagiye ntunyemereza nsanga i Burayi iyo mama yanapfaga nkabimenya ariko nashaka kubaza ikibazo kimwe papa mbaza nta kibazo mwana wanjye mbaza akundi papa ubundi mushiki wanjye abahe mwana wanjye aho wajya hose nagusangayo kuko uri umwana wanjye ikindi kandi nimba mama wawe na mushiki wawe bakiriho tuzababona nimba kandi barapfuye ubwo mu ijuru niwo heza uri kumva kurusha muri buno buzima bw'amaganya tubamo mwana wanjye Yesu ihangane rwose ntabwo ibyo nabyemera oya ukuri gushidikanya kose wari ufite kuri Pastor Mike uzinziza mirende ose kuri we warose ngwiki narose umujura neza yaragiye kunyica Pastor Mike ahita aramunkiza ariko mama nawe usenga koko uyoboye ko pastor yatwigishije ko hari igihe Satani akuvangira mu nzozi akaga ko umuntu ari mwiza kandi ari mubi cyane iyo wisemo ko ari mwiza ariko Mika upfike na pasiteri kubera iki buri gihe wumva ko nta cyiza pasiteri yakora ahubwo buri gihe ukumva ko ugomba kumucira urubanza gusa ndabona nawe pasiteri bahamagaye Allô? C'est chez mon pasteur. Ndabyibuka. Seni birahangabanye. Ibiragabanye? Gabanye nyine. Hagaje ari wagabanyije. Ntabwo nakwemerera umukuru kumana nawe ugire ko ibintu nk'ibyo ngibyo buri munsi iyo ugabanye utwara byinshi. Ntabwo ntwara byinshi. Ugabanye neza. Oya bumfasha iki? Kano kamwe banza ukarya nako gashire. Ngenda arangiza. Ufata imineke noneho hari itwara. Imineke si imineke. Okay, imineke